dusobetse imisango y'abasangiye ingendo. Ubuyobozi bwa Nyarurembo mu ngamba zo kwita ku isuku n'isukura. Hagati aho Nadine mu ngamba zo gutangiza umwana ifashabere. Nurunana harya urambwiye ngo guha akajerekani ka litiro 3 Nadine. Yego Firi, urama n'ibiro 2 by'ifarini. Hanyuma se turiya dukombe twiza mbonamo hano utugurisha ngahe Firi? Byaterwa n'utwo ushaka ariko Nadine. Manura turiya twiza tw'umweru turiye. Utwo ngutwo Firi. Mfashemo tutubiri hanyuma mpereza n'iyo sorori y'icyuma. Ngaho mbarira aya ngaya nangaye nkwishyura. Ayo wishyura n'aya ngaya Nadine nayo ngayo. Ngo ayo mafaranga yose ubwo se agakombe kamwe kagurishwa ngahe koko Firi? Yose ariko randitse Nadine. Niba ushaka tubiri urabibona ko rwose twombi ari 2,000 hari ikindi. Mana yanjye ibintu birahenze Firi. Ko ubwo uko nkeneye amasafuriya matoya nk'abiri byibura. Ari amasafuriya rero matoya yo imwe nyine nawe amake n'amafaranga 3,000. Oya rwose birahenze Firi, birahenze. Subira n'ibyenzi gani fari n'ubuto bwo gutekesha amandazi. Akira. Hanyuma se bindi kubiretse ntago wari ubikeneye Nadine? Nari mbikeneye yego ariko nyine ubwo nta kundi nabigenza. Nindangira guha umwana wanjye ifashabere nzakoresha ibyo nsanganywe mu rugo. Ko nabonye Budensi yaragiraga ibikoresho byihari byo gutegura amafunguro y'umwana n'ibyo akoresha mugaburira. Ariko Philip ragereranya ubwo ugiye kungerana na Budensi ufite umugabo w'umucuruzi akaba n'umwarimu kazi kuko Philip. Ariko rero nta mwana uruta undi Nadine. Niba wumva ko ari ngombwa ko umwana agira ibikoresho byihariye bikitabwaho by'umwihariko kugirirwa isuku wabigura. Oya nabamaze igishoro cyose. Cyakora ku munsi y'isoko nzarema ndebe uko bihagaze. Icyo nakumenyesha nuko nguhere ku giciro nk'icyo mu isoko rwose. Nta kindi nakorera kuko igishoro nari mfite cyahita gishira. Ariko se kuki wikinesha cyane nkaho se umwana adafite ubushobozi? Wahamagaye Patrick akagurira umwana w'ibikoresho bikenewe mu kumutegura iyo fashabere. Firi ubwo uzanye iryo zina mbarira nkwishyura bare mu nakagakombe kamwe. Ubundi nigendere. Firi ntawe utinya ishyamba atinya icyo barihuriyemo. Ese mama ko wishimye gutya atari we batoye iyo bagutora byari kuba bimeze bitubu? Yarageze ahabyina ngira ngo n'ubundi niwe batoye. Erego watowe n'umugabo wanjye di kandi nge na Bushombe twabaye umwe. Ese kanwa abana se barabizi buryo? Tugomba kubyishimira rwose Bushombe. Tukabaga isake cyangwa isekuru. Kumutora kuba parasosho nibyo byatuma mubaga inkoko mama. Mubaga yanyu nimukore kuzanjye. Ariko kerero ugira ubugugu ubwo haretse umuntu akirira inkoko. So kwishimira kuba parasosho gusa ahubwo icyo umuntu yishimira n'ikizera abantu baba bamugiriye ibintu rero bikaba ari by'agaciro rwose gakomeye. Nuko atarahari ngo yumve ukuntu abantu bavugiye rimwe ngo Bushombe. Nanjye ariko ni papa nari gutora. Erega papa ni umuntu w'umunyabwenge yani Nyarurembo. Ni engineer umuhanzi w'icyamamare umugabo wanjye abaye na parakomando. Yego kumana. Nkubwo koko parakomando bivanye he mama? Nukuri niko nabyumvaga. Ngewe numvaga bavuga ngo parapara ibyo bya soso ntabwo nabyitayeho. Mbese mu yandi magambo n'umujyanama w'imibereho myiza n'iterambere. Ariko parasosho nyine birabenyerewe pe. Yewe ntiwagiye kwiga ngasigara nita ku rugo rwacu ubu iyo niga muhamunse kabute. Ariko rero hari akazi gakomeye bere wakoze. Warakoze rwose kandi wamfashije kwiga ibyo nabyo bigushimira rwose kanwa. Mama erega ntago duseka kutize kuko hari byinshi twigisha rwose. Naho biguseka. Busho nkurikije uko abaturage bagutoye bakwishimiye mu gihe kiri imbere tuzajya kubona tubone rwose utorewe kuba meya. Nyumvira mama none. Nawe uraseza ko azaba meya nyine nanjye mbe mukameya. Nanjye mbe umwana wa meya nyine. Cyakora muze gusetsa gusa nta kindi. Ariko ni hahandi nanjye iyo niga nari kugira yanjye mahirwe singendere ku ya Bushombe. Urumva ushaka kujya kwiga se tubigufashamo mama? Uramamagaye ngira ngo ugiye kumbwira ibirerana n'amasengesho mugi. Gusenga ni ngombwa igihe cyose kandi n'ubundi mugomba kubishyira mu byibanzereya. Ngenda kumvira rwose. Abanyeshuri banjye nababwiye kwinjiza Imana mu buzima bwabo bwa buri munsi mu byo bakora byose, amasomo yabo, iterambere ryabo ndetse no mu buzima bwabo bwa buri munsi. Twese abarimu tugomba kubigena dutyo rwose.
kuko dukeneye imana mu buzima bwacu bwa buri munsi no mu byo dukora byose. ubwo uzafata umwanya ubyumvisha abarimu bose mujyi. gusa ibyo si byo nari mbahamagariye nonaha. nashakaga kubabwira ibirebana n'amahugurwa nagiyemo mu minsi ishize. ya mahugurwa arebana no kurengera ibidukikije se? Yego rwose wabimenye Budensiya. igishya wahigiye n'iki se kandi noneho mujyi? batwigishije ibirebana n'uburyo bwo gucunga imyanda. banatubwira ingaruka zishobora guterwa no kudacunga neza imyanda ku buzima no ku bidukikije. ubwo si bya bindi bamaze iminsi bavuga by'imyanda ihumanya idahumanya ibora n'itabora? wagira ngo twari kumwe mu mahugurwa se ahubwo Budensiya. buriya nkunda kumva amakuru mujyi n'amatangazo yewe ndayumva njya mbyumva kuri radiyo rero. mu gihe ngeze nshobora kumva radiyo na rimwe. buri wese biragira ibyo akunda. gusa icyo nabamenyeshaga ubu ni uko ngiye gufatanya na club y'ibidukikije hano mu kigo cyacu tugahindura ibirebana n'imicungire y'imyanda. ubushize nabonye mwarashyize imbere ibirebana no gutera ibiti gusa. nasanze na hano mu kigo cyacu tudafite uburyo bwo gucunga iyo myanda rero. kandi ari ihumanya irahari kuko dufite imiti ikoreshwa muri za laboratwari tukanagira ibikoresho by'ikoranabuhanga bitagikoreshwa n'ibindi. n'imyanda ibora turayifite kuko hano batekera abana ibisigazwa byatetswe rero nk'ibishishwa amababi y'ibiti batoragura n'ibindi ibyo byose birabora. ngira ngo ari kwibora yo nta kitwaye burya. ubundi ntacyo yatwara iramutse icunzwe neza ikavanwamo ifumbire. ibi ikibazo iyo ivanzwe n'itabora n'ihumanya. ibyo uvuga ni ukuri. kandi batubwiye ko iyo myanda idacunzwe neza igira uruhare runini mu kwangiza ibidukikije. yateza n'impanuka yakwangiza ubutaka byatuma tubura imvura n'ibindi byangiza ibidukikije. ibyo uvuga turabyemera rwose ariko se uragira ngo tugufashe iki nk'abarimu bagenzi bawe? none se umunsi nta mandazi uri bukore na di? kandi ubona mvuye kugura ibyo kuyakoresha mujye umenya ariko waryamiriye tu cyangwa ufite yaraye uri bucuruzi. amandazi ya Nadine arara? reka arara yashize. cyakora by'abaryoshye Nadine umenya ufite ibanga ryihariye. ibanga ry'akazi rigomba kubaho. nibyo rwose. nanjye rusanze ngiye mu murima Nadine. humura sintinda nanjye urumva ko ngomba kujya guteka amandazi. nari nyuze aho ngo ndebe ko hari igikombe n'amasafuriya udakoresha. uko njyewe mugeni? yego nyine numvishe akamaro ko kugura ibyo nzakoresha nintangira guha umwana ifashabere ariko nsanze bihenze pe. Nadine karara urabizi ko ntacyo ntagufasha ngishoboye. ariko ibyo mfite nibyo nkoresha pe. mwana yanjye ubwo uzi ko ari ukwezi kumwe gusa ngo ntangire kumugabura umwana wanjye. ariko se Nadine uhangayitse utyo kubera icyo uzi neza ko umwana afite se ukorera amafaranga. umwana si wawe wenyine kuko ntiwiteye inda. uwayinteye namubwira ko ntwita agahinduka nk'igikoko akandaza hanze akanyurukana iwe ntafite ahonge. urumva rero nkwiye kujya kwirukira mujye. ibyo uvuze byabayeho rwose pe. sibyo? ariko ubu nonaha nawe urabizi ko Patrick ashaka kumenya umwana we. wowe ubwawe no kwishyira hejuru wujuje mu mutima wawe nibyo biguteje ikibazo ufite nonaha. nawe nitega inshuti yanjye no kumbwiye mujye ngo mfite kwishyira hejuru mu mutima wanjye. none n'iki kintu kikuza kwereka umwana se? niki gituma wumva watira ibikombe n'amasafuriya kandi uzi neza ko Patrick afite ubushobozi bwo kwigura? umva tekereza ku buzima bw'umwana wawe. nibyo Patrick yagufasha byafasha uwo mwana gukura neza no kumurinda imikurire mibi. mujye ushyigiye ko Patrick yinjira mu buzima bw'umwana wanjye? cyane rwose. mugafatanya kumwitaho akagira uruhare mu mikurire ye mu buzima bwe mu burezi bwe yewe no mu mirire ye. mbese akagira uruhare mu byakorwa byose kugira ngo akure neza atagwingiye. uti club yo kurengera ibidukikije urashaka kuyongera inshingano mu gihe? cyane rwose muyobo. izo nshingano nshya ni izihe? icya mbere izina ryayo ntirizakomeza kuba club yo kurengera ibidukikije gusa ahubwo iritwa club yo kurengera ibidukikije n'isuku n'isukura. club yo kurengera ibidukikije n'isuku n'isukura. kandi nyine inshingano ziyongeramo ziraba ari ukwita ku isuku n'isukura hano mu kigo cyacu. ndakumva rwose kandi ntabwo umuntu yakwita ku bidukikije yirengagije isuku n'isukura. ubushize twateye ibiti
ni ukuzana ibitarameze neza tukabisimbuza. Yego. Gusa hari n'icyo tuzabakeneraho nk'abayobozi. Urabizi ko icyakorwa kugira ngo ibidukikije bibungabungwe naba niteguye kukibafasha mu gihe. Nyine mu mahugurwa batubwiye ko iterambere rirambye n'imibereho myiza harimo n'isuku n'isukura. Bikaba bitazagerwaho igihe cyose hatabayeho kuvangura imyanda ibora, itabora n'ihumanya. Imyanda ihumanya ahubwo mu gihe. Kuko rwose kugeza ubu ntidufite aho dushyira ibikoresho by'ikoranabuhanga tutagikoresha. Ongeraho ko tutaranabona aho tumena ibisigazwa by'imiti ikoreshwa muri laboratwari. Ibyo twakoze buriya ni uburyo bwo kwirwanaho. Ahubwo se wowe uvuye mu mahugurwa bakubwiye ko tugomba kubigenza dute? Batubwiye ko ahandi hantu hari kampani zibishinzwe gutwara imyanda, gusa bakaba bagomba kuyitwara ivanguye. Ubwo icyo munsaba ni iki rero? Ni ukugura ibikoresho byo gushyiramo imyanda ibora ukwayo, itabora ukwayo, ihumanya ukwayo, ubundi ukanadushakira amakuru arebana n'abafite inshingano zo gutwara imyanda. Icyo ndagishyira mu byihutirwa. Hanyuma rero club yo kurengera ibidukikije n'isuku n'isukura mwe muzadufasha iki? Ubwo tuzakurikirana ko iyo myanda ishyirwaho yagenewe. Tuzanakangurira abanyeshuri kuyivangura. Cyore ninde ugusuriye se kuje wipfutse amazuru reya? Mana we, ibyo mbonye hariya biragatsindwa. Uzi ko habuze gato ngo nkadagira ubwanda. Ubibonye hehe se? Sori, nkubwije ukuri rwose ndabirambiwe. Ndabirambiwe rwose. Mu gitondo navuye nkoze isuku muri uriya musarani, none nsanze wanduye bikabije. Ese yewe mbabarira rwose, niriwe mu mirimo itandukanye, aho ngereye ahangaha rero nabwo mpita ninjira mu yo guteka, nyine urabibona. Ariko rero ugomba gutoza abana bawe gukoresha umusarani neza, no kusukura igihe bawukoresheje bakawanduza. Icyo wenda ndaza kucyitaho rwose reya. Niba hari abatazi kuboneza mu mwobo muto rero, ubwo ni ukubashakira umunini. Ngo iki reya? Ndabizi ko bigisha abantu kubaka ubwiherero bufite umwobo muto, ariko ndabona ba hano bibagoye kuwubonezamo rwose. Umenya ari uko bamenyereye ibiti birebana. Ngo ari uko bamenyereye iki? Ngo ibiti birebana? Reya ntudusebye rwose, kuko uriya musarani wasanze ari twe twawubatse. Mwubaka ariko mwakoresha gutujuje ibyangombwa w'ibiti gusa. Wabona ariyo mpamvu abana banyu batawubonezamo neza bakawituma hejuru. Cyakora ibyo bindekere ndaza kubaganiriza nyine mbasabe kuwukoresha neza, ariko ibyo kwagura umwobo rwose byo ntabwo bishoboka. Reka hatazagira umwana wanjye cyangwa uwahanduza hano akagwamo mawe, cyane cyane ko aba muri umuna wanjye urabizi ko ari bo birirwa ahangaha, kandi nabo bakunda kuza kunsura nyine. Alo mama, ni amahoro ko mumpamagaye? Wamenyereye ko ntegereza ko umpamagara rero. Niko muko, ni amahoro ari wowe? Ihirwa rwose mama, ni amahoro rwose. Umukobwa wawe umeze neza cyane. Umeze neza cyane, ntiwigeze uza mu biruhuko. Niko, ni iki cyakubayeho cyatumye ibiruhuko birangira utageze hano iwanyu? Ni akazi, ni ukuri ma. Wagize akazi nyabaki utari usanganywe muko? Ubonye ngo tugutegereze buri munsi tujye tukwikanga ngo uraje, kugeza ubwo ibiruhuko byagize bityo bikarangira tutakubonye ma? Mama, ni uko umuntu atabona uko abigusobanurira, ariko rwose mu biruhuko akazi kacu karakomeje pe. Twagombaga gufasha abana bagize amanota make muri gahunda nzamura bushobozi. Nini izo gahunda zarahabaye, ariko ntibivuga ko wari kubura n'iminsi 3 zadi. Ubu se ntihari abandi barimu bakorera ahandi baje mu miryango yabo? Aho nugira ngo niwe wenyine udakorera n'ahangaha? Nyine ndabyumva, byari ngombwa ko nza, ariko njyewe rwose nagiye. Cyangwa wabonye umugabo w'inyarurembo urishingira ntitwabimenya muko? Reza akora iki ngo agushe neza uyu mubyeyi we wamurakariye? Naho mu kiganiro urunana cy'ubutaha.